twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikirana Bombo TV, tubibutse gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo tuzajye duhorana mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu munsi ruze kubana nanjye Bombo Karate nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero gahunda imeze gute? Showbiz today uyu munsi imeze gute? Umwaka urarangiye, usize abantu benshi bari mu gahinda, abandi bari mu byishimo byinshi cyane. Mbanje gusuhuza abantu bari mu rukundo nyine rw'abandi abantu bita aba best. Bwira mugenzi wawe nimba kubeshya cyangwa se best wawe cyangwa sheri wawe, mubwire ngo urasetsa. Anyway, ese uyu mwaka ni ibiki byababayeho? Uyu mwaka mwageze kuki? Ese abasheri banyu musoje umwaka mukiri kumwe cyangwa byaje kuba byabindi ngo urasetsa? Anyway, uyu munsi rero turuze kuganira ku bantu bameze gute rero sasa. Turuze kuganira kuri ba bantu bafite kubeshya muri bo nyine, ba bandi bagusetsa nyine. Ba bandi uzajya ubwira ngo urasetsa. Ese wowe uri kunyumva akanya? Ese waba ufite umuntu wakubeshye muri uyu mwaka? Ese waba ufite intego yihaye kugeraho ukaba utarazigezeho? Mwebwe mwageze ku byo mwifuzaga n'abatarabigezeho, mbifurije kuzagera umwaka mushya muhire mwebwe abakunda ibiganiro byanjye, ndetse no kuzagera ku nzozi zanyu. Uyu munsi turuze kuganira ku bantu bameze gute rero sasa. Murasetsa? Ibaze aka kanya uba ufite girlfriend cyangwa se boyfriend, mbese wa muntu gusaba buri kimwe cyose mu gihe ugifite, ariko wabasha kuba ntacyo ufite nyine akagukata. Wa muntu uhita ukubwira ibi nimba utabimaye ntabwo bishoboka. Ese ubundi mbaze Showbiz today uyu munsi irabaza ngo ese urukundo rw'abantu rukomoka kuki cyangwa se ni amafaranga? Anyway, njyewe na sheri wanjye tumeze neza, ariko nimba mufite, nimba adahari, nanjye mbibora gutyo nyine, nkabona ibintu biguruka, nkabona ibindi biraza. Ariko icyo nzi cyo tu arahari cyangwa se akaba yaragiye. Okay, ese wowe uri kunyumva aka kanya, wa muntu ugusaba buri kimwe wabasha kuba ntacyo umuha, wa muntu ni wa muntu muri kumwe aka kanya. Ese urifuza gutangirana umwaka mushya 2025 n'umuntu umeze gutyo? Sobanurira. Okay, ngiye Bombo Karate rero mbashije kwihanganisha abantu bose batandukanye, abagize ibyago, abameze neza, bagize ibibazo bitandukanye, abatandukanye n'abashiri babo, kuzatangira umwaka bafite abashiri babakunda kandi bashyashya, cyangwa se nkabifuriza gusubirana kugira ngo babashe kugira urukundo nk'uko Yesu yakundaga abantu. Ese wowe aka kanya wabashije kuba warasoje umwaka umeze gute? Mbashije kuba nashimira abantu bose twabanye twakoranye, mbifurije umwaka mushya muhire 2024 2025. Ngiye ndi Bombo Karate nk'ibisanzwe, abanzi ntago bangereranya, bakunze kuvuga ati Bombo Karate urashoboye cyangwa se ntabwo ushoboye. Abankunda n'abatankunda, abanyumva mu bitangazamakuru dukorana cyangwa twirirwana, batajya bemera ubushobozi bwanjye, mbifurije mwebwe umwaka mushya 2025 uzababere umwiza, ubabere amata n'ubuki, muzagere ku byo mwifuza, muzagere ku nshingano mwateguye cyangwa se izo mwateganyije kugeraho. Ndabashimiye cyane, nge banyita Bombo Karate.